ngano zama verse 4. Maria ibice 4 wagatandatu no karindwi. Usome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo aransubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngira ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya. Azazana ibuye risumba yandi barangurure bati nirihabwe umugisha nirihabwe umugisha. Amen. Amen. Kare kino sinsagara mu kivunure banange mbega irida bahita wano musope mu bireke wo twaba wakasira ko kugenda yo mu bireke kubanga muhita mu kamera mugumikirize nanze singenda gukozesa dakika nyingi katonda bampera umukisa mwe barepuririza burungi. Amina. Ukozese ururimi cyote nari mvuze ngo abantu banyuranyura hano mwemuretse kivunure sebo kireke bategete ukozese urunyarwanda ukozese uruganda cyo yagara kare mukama ko mukisa. Aha turashimira Imana uyu munsi webaza mukamurura ko uyu munsi wa karindwi dusenga dore nakuru umusambu ngatusaba dufite byinshi turi gusengera nabingiye tusaba kandi tugitangira gusenga twabonye ibisubizo urunakuru wasoka ngatusaba twaraba answer ubuhamya turabufite ubujurizi tuwina bw'ivy'Imana yakoze nibyo byo katonda bye bakora haba mu buryo bw'umwuka mu ngeri yo moyo ndetse no mu buryo bw'umubiri ne mu ngeri yo mubiri. narinzi ko icyo mugikomera Imana marite cyo mujye mukikubira mu ngaro muri nyere ya Yesu. uyu mugoroba rero kawungezi korwa rero soza aya masengero gatumaririza zine saba zitubade nari mfite ijambo ryiza mbade ne kigambe kirungi bivuga ngo Imana ize ivugane n'imisozi yawe. Ekigamba ati mukama ake ayogere neze ensozi zikuri mu maso. Imana ize kandi ivugane n'imisozi iri imbere yawe. Mukama aje ayogere neze ensozi ezikuri mu maso. Hari imisozi iri imbere yacu waliwo ensozi zitubade mu maso itubuza gutambuka egitulemesa okutambula. birashoboka yuko wasenze niveho kisoboka nti wasaba negitavaako birashoboka yuko wakoresheje ibishoboka byose kisoboka wakozesa buli kimu nebigana ariko uyu mugoroba naye today akawungezi korwa rero Imana izivugane n'imisozi yariri imbere yawe mbade ngambye nti mukama ayogere neze ensozi zikubade mu maso kandi nivugana nayo biremera ate bwayogera nayo kijakizibwa muri nyeri ya Yesu. narivuze ngo Imana nivugana n'imisozi yawe biremera mbade ngambye nti mukama bwanayogera neze ensozi zikuri mu maso jakiriza muri nyeri ya Yesu. kandi narivuze ngo nivugana n'imisozi yawe biremera mbade ngambye nti bwanayogera neze ensozi zikuri mu maso rijakiriza wowe nago wavugana nayo ngo byemere gwe tosobola kwogera neze ensozi zikubade mu maso tikisoboke. nari mfite icyifuzo gikomeye muri aka kanya mbade nekyetaago kati ndashaka mu bikugoye mbade njagala mu ebyo ebibadde ebikuzitolete imisozi myinshi mu nsozi nyingi ziri mu maaso go Imana igira umusozi ikuri imbere yawe mukama lele n'olusozi lwajja mu maaso go ukure mu mutima w'ejo hazaza akulememo esubi mu mutima go. hari igihe duca mu ntambara nyinshi waliwo ebiseera bye tuyita mu ntalo imitima yacu ikananirwa emitima gyaffe ne gikoowa kandi imitima yacu ikaremerera ate emitima gyaffe ne gikoowa nnyo tujya tugenda urugendo runini tutambula olugendo lunene imitima yacu ikaruha emitima gyaffe ne gikoowa umutima wawe ukavamo ibyiringiro omutima gwo ne gukoowa wenda Imana nikora byinshi nubwo ibishoboye ne gugwamu esubi mukama n'atakola ebyebingi kigira umusozi vuga n'olusozi lwayogera nalwo iwutegise alunyenye mbaze ibyiringiro bigaruke esubi lyo likomewo yuko n'iyindi izavaho neza ensozi zibadde mu maaso g'endala ziveewo mu linnya lya Yesu. Kikubire engalo bw'oba okiwulidde. kurira rero ngenze gusaba ndumva uyu munsi turi buze gusenga Imana kubanga mpulira mu nsi y'omwoyo ebintu bikyuka
kubera ko ndumva mu isi y'umwuka ibintu birimo birahinduka. ino busungu munsi y'umwoyo. Ndumva mfite uburakari mu buryo bw'umwuka. Imana idutabare vuba. Mukama tuyambe mangu. Hari icyo bita mu gifaransa intervention rapide. Wali weche bata mu French okwangua obwangu. Ukeneye ubutabazi bwihuse. Wetago okuyambibwa kwa mangu. Ukeneye ubutabazi bwihuse. Wetago okuyambibwa okwa mangu. Kale uwo kumacha yatuburira ikigambo cya Mana. Uwo mu gitondo yatubwiye ijambo rikomeye. Yavuze ngo Mana nutinde. Yagambye biti Mukama torwaho. Sayira mu kigambo ati Katonda tokorechi torwaho. Sabira mu kigambo ekigamba ati torwaho. Dukeneye intervention rapide. Twetago obuyambi obuli ku bwangu. Kandi ndabibona yuko dukeneye ubutabazi bwihuse. Ate kiraba bulungi twetago obuyambi bw'amangu. Muri byararirimbye Omuhimbi yagamba utwibutse Mana otujukize amasezerano ebisubizo tumenye yuko butayo tutegere nti tunava mu ddungu. Mana yongere kwibutsa amasezerano. Mukama demu akujukize ebyo ebisubizo byakusubiza. Niwa ni wewe Bwana upewa sifa na sairi neshima zote. Hallelujah! Hallelujah! Mani dutabare vuba byi. Mukama kuyambe mangu. Amen. Uzima wetu uko mikononi mwako, ndiyo Mungu. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. 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 Kuliro moyo mutuku batambura mu imbaraga z'Imana zigenda. Hallelujah. Kulira amaanyi ga Mukama. Kulira amaanyi ga Mukama. Edomangoza se. Hallelujah. 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 Imana nishimwe. Mukama yebaziwe. Babarira ukomere Imana mashi. Nyamba okubire Katonda mu ngalo. Yesu. Osanide cyane. Ndakumva amakuru y'umurwa. Arikura hatagera ibyaha. Kandi umucyo n'umwana w'intama. Umusawo nzaguhiramo.
bazize ukuri ndoza iseho umwaka haciyeho umwaka umwe cyangwa hano mu Rwanda ryafe turi n'akaruru aha mu gihugu cyacu tumaze kubona intsinzi turi n'akaruru k'abakurembezi b'Rwanda tumaze gutora abayobozi kare abantu babera mu campaign iyo abantu babagiye baba mwezo campaign abakoze burungi bari nebifo mu government abakoze neza bafite imyanya muri leta bamo government basasurira amayumba abo mu government bishyurirwa amazu kati abalala bari n'imodoka batambuza za government y'abakwasa bafite imodoka za government yabahaye abawagira government abafana iyo government nafe abawagire guru. Haleluya! Natwe abantu bafana Yesu Katonda agenda kudupangira. Imana izadupangira ibintu. Haleluya! Ndiyo bameka bategedejo ni bangahe bumvise ibyo ngibyo? Niba leta yani ishobora gupangira abaturage babo ibintu, ntago ijuru ryatwibagirwa natwe ngo rireke kudutekereza. Abari ku side ya President Museveni nanze wendi banange munsanyuwe mpagira Museveni kandi bagira Museveni oruvanyuma Museveni mwagaranyo kubanga ndi mu Rwanda je aho mu kubirengaro z'amanyi mukubireka tonde ngalo z'amanyi kati abamuwagira burungi yabawe bifu birungi abamutoye neza yabahaye imyanya myiza nanze mpagira Yesu Kristo nange ndafana Yesu agenda kumpangira burungi kandi nange azabe empageza Katonda zicyayimiride kandi rwanditswe iki kimenyetso bigamba ati mukama amanyabawe igihe kimwe nagendanye n'umuntu mu modoka ekisere kimwe natambula n'omuntu mu modoka yarantwaye abadamvuga twari mu mujyi umwe w'igihugu kimwe twari mu town yemu mu Rwangedara hanyuma mu gihe twari turi kugenda bwe twari nga tutambula tubona abantu baraduhagaritse tulaba abantu batuyimiriza baratubwira ngo muri mu makosa muzane perimi bagamba ati mukoze ensobi mulete permit nago ari nge wari utwaye niwe wari utwaye yari abade yenga abadavuga naye nga nze bamvuga arangije aramuga ariko wa mwana we urandenganije namugamba ati naye mwana go onkoze aramubwira jewe ndakubweza na perimi namugamba ati nkugambye leta permit mu gihe cyo kumwandikira mu kisere cyo kumuwandikira kale kumukube ekipapula okumukube ekipapula yangamba kale mureke tugende namugamba kale muve ko tugende amusigira perima yigendera namulekera permit nagenda yeko namona afashe telefone nakwata simu arahamagara nakuba rero ngo jewe nago nzi biri hano nagamba simenye biri wano ngo bwana bwawe ngo uranangire ngo munyambura perima butabandi bwo bunkute ne bunzija ku permit ngo ngari hehe bagamba ali waliwa ngo yarari hehe ali waliwa batewa sibizi ngo nubwana ngo doha ngo ubwana bwa hano ngo busuzugura waliwa abana bwawe abanyoma abantu betusikanye bone bazija ku permit dukata ngo uretse ngo muhamagare linda ko mukubire simu mu minota mike udakika ntono nyo ngo yazengurutse n'amaguru mujyi wose ari gushaka wa wundi yetonona nebigere mu town nganonya oyo go yagiye ko permit aramubwira ngo ngo sorry ngo mumbabare namugamba ati sorry ngo ntabwo twari twabamenye ngo nukuri ngo mushikire permit tubamenye nayo wabura mu kwate permit ya munyi kubera icyo uyu muntu ashatswe ensonga lwaki ono muntu bamunonye harahanazwi wali wa watu wamanyidwa hari umumaro afitiye leta wali yensonga jalina mu government ari no mugaso mu government afite imbaraga cyangwa afite umumaro muri government nimba nawe ufitiye umumaro ijuru waba nawe uri no mugaso ijuru rizagushakisha uzaba uri hose rizakurenganura uzaba ugiye kurengana rizakurwanirira rizavugana n'imisozi iri imbere umubiri wo mwicaranye ngo bera no mugaso bera no mugaso
mugaso muri ngeri ya Yesu. Ntabwo dusobanura intambara yanyuzemo zose. Tetugenda okunyonyola entalo zayitamu zonna. Ntabwo dusobanura ibyo yanyuze. Tetugenda okunyonyola ebyo byayitamu. Wari uzi uko impamvu uyu munsi uriho? Omanyi nti nsonga lwaki ennaku zino oli nuko hari icyo Imana yagushizemo. waliwo ekyo Katonda kyakuteekamu. Uyu munsi ntabwo ukibona. Olwaleero tokiraba. N'abantu ntabwo bakikubonamo. N'abantu tebakiraba. Ariko Data akikubonamo. Naye Mukama akikulabamu. Haleluya. Ulina kubulira ekigambo kye. Ntabwo ibimenyetso byabyo. Nyiza okuwa obubonero. Ntabwo ibimenyetso byabyo. Nyiza okuwa obubonero. Ariko mbabuza gusoma mugakomeza mugasoma no kubera. Bwe mba mbagambye nti temuddamu okusoma lwaki mugasoma mugeze mu rugo. Mujja kusoma nga mutuuse waka. N'abategeze. Nababwe mu ndebe mwese. Mutunuulire. Bite byanyu. Muri hano. We muri. Duhe Imana icyubahiro. Wowe Katonda ekitiibwa. Kale ububonero ebimenyetso nagira ngo mbadde njagala obawa kizakubwira ko Imana igufiteho pulani. Ekiri kutegeeza nti Katonda kulinako pulani n'uguca mu bibazo abandi badacamo. Oyita mu buzibu abalala bwe batayitamu. Cyase kukivuga boro kugira ngo mwumve. Mbadde njagala kyogera mpola mwena mu kizakubwira yuko Imana igufiteho gahunda. Ekiri kutegeeza nti Mukama akulinako program n'uguca mu bibazo abandi batacamo. Ebyoyitamu ebyo ebizibu eby'amaanyi abalala bye batayitamu. Wowe ubibona nk'ibyago. Obiraba ng'ebikusoomooza. Ariko Imana ibishaka guporomotinga umuhamagaro wawe. Naye Mukama ayagala okupromotinga okuyitibwako. Babonye ko nigendera ariko n'asapootinga ekyo kikulimu. Amen. Ikindi cya kabiri. Ekyokubiri. Kizakubwira ko Imana igufiteho gahunda. Ekiri kugamba nti Mukama akulinako program. Nuko Imana igusimbusa impfu nyinshi. Mukama agenda ng'akubuusa. Imana idipikandeze daifo. Haleluya. Mukama akubuusa. Menya yuko ijuru rigufiteho gahunda. Manya nti eggulu likulinako pulani. Yesu ni igisubizo cyanjye. Yesu ye answer. Yesu ye my answer. Yewe wa musozi we mbese wiyita iki? Yegwe Yewe wa musozi we mbese wiyita iki? Biragaragara cyane. Birabika. Urarumbaraye. Uri muwanvu nnyo. Amayira yose yarafunzwe na nahamweho. Amakuba gonna bagagala tewaliwo kureka mubwira ibyawe. Ugiye gukurwaho. Ogenda okuba. Uzahinduka ubusa gusa Zerubbabeli. Ojja kuuka ekibala. Haleluya. Imana ivugana n'imisozi yawe mu izina rya Yesu. Muri ngeri ya Yesu. Nagari bose. Icyo bimara. Wakozesa amaanyi go. Ukozesa amafaranga yawe ntacyo yamaze. Wakozesa sente nebikufuna. Abakomeye muziranye ntacyo bamaze. Mikwano gyo wagikubira. Inshuti n'abavandimwe ntacyo zamaze. Mikwano gyo tegeri. Ariko uyu mugoroba Imana ifite gahunda. Akawungezi korwa. Ku buzima bwawe yo kuza kuvugana n'imisozi yari ihagaze imbere yawe. Nayogera neza ensozi zikubadde mu maaso. Mukama ayogere neza ensozi muri ngeri ya Yesu. Zerubbabeli yanyuraga hano agasanga inzitizi. Zerubbabeli yari ngahita bano n'asanga wezi yagera hano agasanga bashizeho ingudo niwe ntashobora guhita. Bahita bano n'asanga batadeka amayinja. Ariko Imana ireberera abera. Naye Mukama ng'alabirira abatukuvu. Hari Imana ireberera abera. Waliwo Mukama alabirira abatukuvu. Serije aribuze kumva shakagalo shimwe mwarakoze. Njya kumuyamba amahoro yo mu mutima. Undindira muri iyi si mbi. Mwami Yesu warakoze. Wewe urera imfubyi n'abapfakazi. Uruwo gushimwa. Uvubira imvura ababira beza. Uruwo gushimwa. Hari Imana
ireberera bera wari wo mukamara birira abatukufu birashoboka ko umugabo wawe atakurebera kiyinzi kamusajya bahinza butakurabirira birashoboka ko umugore wawe atakurebera mucyara wo natakurabirira ariko hari Imana itureba naye wari wo mukamara turabirira kandi muri iki cyumweru naye mwene wiki twabonye yuko Imana ifite inzira twarabaza mukama imyenge ya supaneti mukama ari namakubo agasinga ebituri ebiri mugundi akatimba kensiri Yesu yebaziwe reka nkubwire ijambo iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho n'ukuri neza n'imbabazi bizanyuma iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho n'ukuri ineza n'imbabazi bizanyuma iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho kuba yongenezange kwatomuko fata ukuboko kwanjye rwose mbere netaga ndashaka ko dushishikane mukwano Yesu bozi waguruburire Yesu unafuko yimusodobozo burire Yesu nsobizo zaburijwe cyose kitanze muri Yesu sabakatora mushashire haleluya 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 wamanyi mukama uwobuhinza mukamano tukwetanga sanywa borori abenzo basasire ababo basasire abajyabe mutu basasire mukama muvuza kwa Yesu tunasimamia mbele zako haleluya uri murungi Yesu mukama cyangwa tuyame cyangwa tusisi uri murungi Yesu ikorwa rero tukobora manigo uri gerya Yesu mukono cyangwa tuyame cyangwa tuyame netaga gamba Yesu dusisikane sanyuwe umugambe dusisikane uri muntu yenda yasisikana Yesu dasigara cekimu yasisikana n'abafu y'abasukusa uri mufumu ngari yo moyo Yesu akuzukuse rero muri rya Yesu bitamanyigo muri rya Yesu sabira chamani ubu bafune imirembe kubanga ikituntu kitarimo imirembe kidusobora kuburira injiri njagara dusoka dusabire gwanga n'isuzona yimusada bose usabire gwanga muri nyarya Yesu kitange muri nyarya Yesu bayimurengamba dusabire gwanga n'abakurembezi begwanga egwanga rifune imirembe nafe dufuna gasera ko kuburira injiri dusabira abakurembezi begwanga bona dusabira president Yoweri Kaguta Museveni dusabira abapolisi
dusabira abamajye Mukama omwoyo mutukuvu babeko amagezi yo mukulembezi nga babeko mangi mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu ukendeze ebizibu byonna mu linnya lya Yesu kubanga Bayibuli yangamba tyaliwo obukulembezi butava eri Katonda tusabira abakulembezi waduwa mu kiseera kino ubakole bulungi abalina obuwadde babonyezebwe mu linnya lya Yesu ebibatabanya biveeko mu linnya lya Yesu tusabira abatrafiki Mukama mu makorasi yonna mu maanyi ga Yesu Mukama tufune emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda ebiwadde bigende entalo zigende mu linnya lya Yesu Mukama tusabira buli luguudo gwonna tukimanyi bulungi aliwo emyoyo eva emagombe